buri kantu akaba ari mu maboko ataraye, akaba ari afunzwe azira gushaka gufatirana abakobwa kugira ngo abasambanye. Ni ukuvuga ngo buri kantu abakobwa bagize gutya baza kuba bamusura muri weekend, murabizi abasore muri weekend hari ukuntu bagira gutya bagashaka ukuntu abari buze kuba bavuga ati reka dushake icyana turi buze kuba twakwinyesburamo. Ntabwo ari muri ubwo buryo unoze kuba wifata muri sanse, kuko bano bakobwa baje kuba bazi kureba buri kantu baramubwira ati buri kantu dushaka kuduha sapoti ukagira gutya dushaka kuduha sapoti tukaza gutya, tukaza kuba wanda wadufasha kugira ngo tuze kuba twakamamara cyangwa hano twakora ibintu hano ku mbuga nkoranyambaga, tuze gushaka ukuntu tuza kuba twakizamukira mu buryo bwiza cyangwa se mu bundi buryo. Buri kantu yari inzira nziza bari kunyuraho kugira ngo baze kuba batera imbere muri ibintu byabo bari bashatse kwinjira mu bya social media, ariko ntabwo byaje kubagendera neza, kuko buri kantu akimara kuba ngo yabakubita akajisho yaje kuba yakifuza kuba yagira umuntu akubitira umupuri, akaza kuba yabona ko hano support bari barimo kumusaba yo kuba ngo yabafasha kuba abazamuka muri kariya yabo yo gukora ibiganiro hano ku mbuga nyine. Ubwo birumvikana ku social media, kuri za YouTube, kuri za Instagram ndetse n'ahandi hose. Ubona ko rero buri kantu mbere yuko ngo aza kuba yabasaba bino bintu ngundi kuntu byose byaje kutangira, buri kantu yagize gutya ngo yumva telefone namuhamagaye, ariko asangana abakobwa ngo bari basanze nyine wundi bacata, baramubwira ati ko dushaka kuza kuba ngo wadufasha buri kantu ngo ukadufasha kuba ngo twazamuka kuri social media tukaza kuba twakamamara nyine, ngo ukabidufashamo nk'umuntu wamaze kuba wakubaka izina. Buri kantu nibwo yahise ahitamo ngo kubabwira ngo kugira ngo ibintu bize gukunda muze kunsanga iwanjye, arangije atabwira cya buri nguni ati we bugiye gushaka gukora iki, gushaka isambusa irimo ubunyobwa iyo sambusa ndabizi ko nawe ugiye kwishaka utayibona. Hanyuma rero ukuntu byase kuba byakomeza, abakobwa ngo baje kuba bashikenera gukora iki, ngo kuza kujya gusura buri kantu ngo baganire kuri projet, ariko buri kantu we n'ubundi yarayifite tagati yo kuza kuba ngo yakisabira ku mupuri, kuko urabizi ngo muri weekend yari yabonyemo igikorwa cyiza cyo kugira ngo aze kuba yabona kuntu aze kucyaka ku bintu yikubitire ku mupuri. Abakobwa rero ngo baza kuba ngo bamubwira ati tutegere ngo tuze. Abakobwa rero ngo urabizi abakobwa ibaze ku mukobwa uza, ariko abakobwa b'i Kigali nabo rero ibintu byo bimaze kugera kundi rwego. Ibaze ko abakobwa ngo bamubwira ati noneho dushakira itike ngo ubundi tuze ngo kugira ngo tuganire kuri projet yo kutuzamura. Ako kantu nako nakumveshe hita numva ndasetse byatari. Nyuma abakobwa abakubita amatike, urumva ni icyaki yatanu cy'utumoto cyangwa se bya bibiri, nago abakobwa nzano bari guturuka, nago noroshe ko namenye hano bari baturutse nyirizina bari bahagurutse, ariko baje kuba bareba buri kantu wacu hano Ikinyinya, baje kuba aho buri kantu n'umwe asanzwe atuye. Bakihagera buri kantu ahita avuga ati noneho reka ambakire, urumva bategurira akantu k'agafiriti, utuntu tw'udukinyini, utuntu turi aho turyoshye kabisa, utuntu ku buryo abakobwa ntibaza kuba baturyaho, ahita akubitamo neza ndaramabuno mujya mwumva, urumva akubitaho agafiriti, akubitaho utuntu tw'udufa, azana agafanta, abukubita byeri arazibahereza, abatakaza amafaranga ngo menshi cyane, ariko mu mutwe ari kuba yatera tagati yo kuvuga ati ndaza kuba nakinyesebura, ariko ari naka kugenda arasaga akajisho ku matako y'abo bakobwa, avuga ati ahangaha haraza kuba hashya, ahangaha ndaza kuba nakubitira rero. Bano bakobwa baje kuba bagera ngo ku gihe cyo kuganira kuri projet, buri kantu abwira umukobwa umwe mwiza yari yaranje kuba yabonamo ufite ikintu bise ngo amabuno ya danje, naramubwira ati wewe mu cyumba tuganire kuri projet, tuganire ubumbwira neza ibintu uri ngumbwira neza undi projet yanyu ukuntu ihagaze ukuntu imeze. Abakobwa rero mu kuhagera nibwo ngo abakobwa rero nibwo ngo bahise bahitamo kukwanga kwinjira muri icyo cyumba, buri kantu yashakaga kuba ngo nyine yamugezamo ubundi akabikurikirana. Nyuma y'uko abakobwa rero babyanze, buri kantu ngo muremumbaza cyane ngo bimujwangagura umutwe kabisa, biramujengereza bimwe bikomeye cyane. Buri kantu mu gahinda kenshi cyane ngo yahise arakara ikinyigiryo nk'inshuro nk'icumi, ahagarara muri salo arabitegereza, akajya bareba akavuga ati nk'ibi ngibi koko amafaranga yanjye nabitakajeho. Nibwo rero ngo yaje kuba yafite umwanzuro wo kuba yasohoka hanze agahita bakingirana. Nyuma y'uko bakingiranye ararakara cyane, akajya ababwira ati ngenda ndabakingurira ari uko nyine mumenye icyabazanye, mukansubiza amafaranga yanjye nabatakajeho. Ubwo urumva yari yabatakaje amafaranga menshi cyane. Abahungu nabo rero b'iyi minsi mugomba kunsubiza amafaranga yanjye nabatakaje, ngo ubundi mukata munsohokera mu nzu mukagenda ng'ibyo bintu byo kubamamaza mundi byose nabivuyemo tayari kuba naranje kuba nabona ko nta kibavaho. Ariko ibi bintu ngo birasanzwe cyane hano ngo muri social media cyangwa se mu bantu bagiye baba star, ngo kugira ngo agire ikintu agufasha ngo kuzamura umuntu w'umukobwa mwiza, ngo ugomba kujya nawe ikintu umumenyera ukaba wamuha no kuri ibyo bintu, ngo mukagira kuntu umwinyesebura nyine, ukagira ikintu umufasha nawe akabona akagira icyo agufasha. Abakobwa rero nabo ngo bari abakobwa ngo bashobora
kuba wenda bihagazeho mu bijyanye no kuba batanga igitsina cyabo, nibwo baje ko bavuga ati nta kintu turi bumuhe, baramubwira ati ahubwo fata amafaranga makenya tugendeye ku byo waduhaye niyo dufite yonyine, ubundi tureke tugende. Abakobwa babonye ko uno buri kantu byagoranye ko aza kuba yakumva ibintu bari kumubwira, nibwo bahise bavuga ati noneho reka duhamagare polisi. Ahangaha rero niho ibintu byose byaje kuba byabera noneho akasamutwe kabisa. Bahise bahamagara polisi, rero polisi nibwo yaje kuba yahagera ngo basanga uwitwa buri kantu ahagaze ku muryango ye ngo yatumye nk'ikidundazi cyase buri kantu atuborere cyane. Ariko amakuru nk'aya ngaya bababaje cyane, kuko kujya gufungwa uri kuzira gusaba umupuri ku ngufu nabyo ntabwo ari ibintu byiza cyane, ntabwo ari ibintu byiyubashye ku muntu w'umusitari kabisa. Nibwo rero ngo yabaje kuba polisi yahagera ihita ifungurira abakobwa, imaze kubafungurira no buri kantu bahita mwambika ipingu rimeze neza cyane. Ndabizi muri kubona, ndabona urabizi muri ko mwareba ino foto muyirebe neza. Hano ntabwo ari ibikomo yambaye papa, ntabwo ari ibikomo yambaye, ntabwo ari design, ahubwo uno mugabo wacu ikintu kigaragaza nuko ameze nabi, yageze mu maboko ataraye. Ni ukuvuga ngo rero no buri kantu icyo cyahafi ari guhamwa, ari kuba yashinzwe n'ikiramuka kimuhamye, azahanishwa itegeko ry'ijana na 51 ryo kuwa 20 muri 2018, aho azaba ahanishwa hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7. Iki gihano kiramutse gimuhamye, igifungo cye cyazakubita hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7, hagati aho ngaho, ariko nako cyajya munsi y'imyaka 5. Iki cyaha umuvandimwe wacu nikize kuba cyamuhama, kuko imyaka 5 rwose kuyimara muri gereza ntago ari ibintu twakifuriza umuntu n'umuhungu wari ugerageje kuba ngo yakaka ibintu ku ngufu. Ariko muri rusange no kuvuga ngo abasore bagifite no myumvire yo kuba ngo baha serivisi umuntu runaka, cyangwa se baha serivisi umukobwa ariko babanje kumusambanya, none ntabwo ari imico myiza, cyangwa se ntabwo ari ubufasha bwiza wagahaye umuntu w'umukobwa, wagahaye wagatanzemo ubufasha abantu, uri umuntu ugerageza ushaka kuba wafasha, ntabwo wakabikoze muri buno buryo. Kandi nanone abakobwa nabo ibintu byo kuba bakenera serivisi ku muntu bakaza n'urutwe gusa ngo negera ngo nze ngusabe serivisi, nabyo ntabwo ari ibintu nanone wavuga ngo wabishyigikira. Abakobwa nabo bagomba kuba bakwisubiraho, bakaza kuba baba abantu bazima, ibintu byose baba barimo by'imikino bakabivamo kabisa. Ntabwo amafaranga abahungu bashaka, aba batipe bacu amafaranga baba bakoreye ntabwo ari ayo kubasipendingaho ngo nurangiza uze kuba wamuteza polisi. Ibi ntabwo ari ibintu bizima kabisa. Ni vibe rero mbadaga kugira ngo umeze ngo amakuru agezweho, ndaza ko nakomeza kugucukumburira andi makuru menshi cyane ajyanye n'iki kirego cy'uyu mugabo, kugira ngo tuze kuba twareba ese araza kuba yabicika amahoro, araza kuba byagenda gute kugira ngo aze kuba yakwikura muri ano maboko ataraye, kuko ubu ngubu akaba aherereye kuri sitasiyo ya polisi hano Kinyinya. Ugiye uri mwe mu bamukunda waza kuba adufasha kujya kumugemurira, ariko tutagamije kuza kuba ngo twashaka views cyangwa ibiki. Nuramuka unagiyeyo umusore bya kivandimwe, nk'umusore ushobora kuba nawe wagwa muri kino kibazo, cyangwa se umukobwa ushobora kuba waba ubabajwe wenda no kubona umuntu ufana ari ahantu hameze gutya, cyangwa se ahantu ubona ko nyine atari ahantu hakwiye kuba haba inshuti yawe, ukaza kuba wabikoresha umutima w'urukundo, pana kuba washaka ibintu yeye na views ngo kugira ngo umusebye cyangwa iki. Ariko amakuru akomeje kugenda avugwa, cyangwa se amakuru ndibuze kuba nakomeza kugushakira ajyanye n'iki kirego, uze kuba wayitega kuri no channel, uko naza kuba nakomeza kubigucukumburira mbive umuzingo. Ni vibe, tuze guhura mu yindi video rero nkomeza kugenda ngugize amakuru agezweho, kandi ngutse gukora subscribe kuri no channel. Ni vibe, duhure mu yindi video.